nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana reka bikomeze biganze kandi bigwire mu mitima yanyu. Mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cyo gusobanura inzozi. Ndabakunda ariko Imana yo ibakunda cyane kundusha. Ineza y'Imana rero ikomeze ibabeho, ubuntu bw'Imana bukomeze bubazenguruke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Uyu munsi tugarutse mu gice cya kabiri cyo gusobanura inzozi zerekeye isoko. Wigeze urota isoko? Warirose uti? So rero tugarutse mu kiganiro cyacu cya kabiri cyo gusobanura inzozi zo kurota isoko. So niba hari izo wigeze urota ukabona nta busobanuro ufite, tubibutsa ko igice cya mbere cyo kirahari. Niba utaragikurikiranye wagikurikirana, kandi harimo ibisobanuro byinshi byimbitse. Twagiye tuvuga uburyo ki isoko rifunze, ubusobanuro bw'isoko, kubona isoko rifunze ritagira abantu, kubona uri kugurisha mu isoko, kubona isoko rifite ibicuruzwa byinshi kandi byiza, kugura byinshi cyangwa se uri gusesagura ushaka ikintu mu isoko. Ibyo byose twagiye tubisobanura byinshi, n'ibindi birenze ibyo twagiye tubisobanura. Uyu munsi rero tuje gukomerezaho ubundi busobanura bwo kurota inzozi zerekeye isoko. So Imana ibahe umugisha, ineza y'Imana ibabeho. Hanyuma tutari twatangira, reka nshimire uyu umuntu wakoze subscribe, Imana imuhe umugisha. Hanyuma nawe utarabikora, Imana iguhe umugisha. Nuko igihe kitari cyagera, ubwo wenda igihe nikigera nawe uzabikora. Ineza y'Imana ibabeho rero, kandi ubuntu bw'Imana bukomeze bubazenguruke. Reka nze mbasabe iki kintu tutari twatangira, nuko niba hari inzozi warose, biba ari byiza kugira ngo uzandike muri komanteri, turazisoma hanyuma twarangiza tukazisobanura mu kiganiro kindi gikurikireho. Birashoboka ko haba ari n'umuntu warose izigiye gusa n'izawe. Ubwo rero iyo tuzisobanuye tukazikora n'ikiganiro n'ibindi biganiro bisobanura, na wa wundi warose bimeze nkabyo yumviraho agasobanukirwa. So rero niba hari inzozi warose, ujye uzandika muri komenti. Ikindi, niba waje kubana natwe, ndakwinginze ntukajye uva hano utagaragaza akamenyetso ko wari uhari. Wakanda like, byaba byiza cyane kurushaho. Like biba bigaragaza ko ibintu byacu wabikunze, ka like biba bigaragaza ko ibintu byacu wabikunze, so bidutera natwe imbaraga zo kuba twasohora inzozi zindi nyinshi zirenzeho. Reka rero tuvuge ibindi bisobanuro 10. Iki ni igice cya kabiri cy'inzozi zo kurota isoko. Tuvuge ibindi bisobanuro 10 byo kurota isoko. Tugeze ku busobanuro bwa mbere. Ushobora kurota rero wabuze amafaranga mu isoko. Ushobora kurota kubura amafaranga mu isoko. Ibi bigaragaza ko kumva udahagije cyangwa se utiteguye gufata amahirwe. Kumva udahagije cyangwa se rimwe na rimwe bigasobanura ko utiteguye gufata amahirwe. Mu buryo bw'amarangamutima, biba bishobora ko waba ufite ubwoba bwo gutsindwa cyangwa wumva muri wowe utiyizere. Ongera wiyizere, ntabwo amahirwe yose asaba kuba ufite byose ako kanya. So ushobora kurota rero urimo kwibwa mu isoko. Ugeze mu isoko ariko ukarota uribwe. Bishobora gusobanurwa ko wumva hari ikintu bakwambuye mu buzima. Icyo kintu gishobora kuba icyizere, umwanya wawe, pozisiyo wari ufite se, cyangwa se amahirwe. Mu buryo bw'imitekerereze rero, ushobora kuba utizeye, hari abantu utizeye runaka. So rero icyo ubutumwa bw'ingenzi ukwiye gukuramo aho ngaho,
nuko uba ukwiye kwitondera abo wizera, ariko ntugire ubwoba burenze urugero. Uvuga ngo niba urose ibyo bintu biba bigaragaza ko ko wumva hari ikintu wambuwe mu buzima, haba hari ikintu wambuwe mu buzima. Cyane cyane natanze urugero rw'ibintu bigera kuri 3. Wenda mu byo wambuwe harimo icyizere, kuba baragutakarije icyizere, cyangwa se hari pozisiyo watakaje, umwanya wawe, cyangwa se hari amahirwe yawe. So rero icyo uba ukwiye kumenya ni uko ubwo niba ubirose muri ubwo buryo, biba bigusaba ngo witondere abo wizera, ariko nanone ntugire ubwoba burenze urugero. Ushobora kurota rero isoko ririmo kwaka umuriro. So niba urose isoko ririmo kwaka umuriro, ubwo icyo tugeze ku busobanuro bwa 3. Niba urose isoko ririmo kwaka umuriro, umuriro ushobora gusobanura impinduka zikomeye cyangwa amarangamutima akomeye. Uburakari ushobora gusobanura uburakari cyangwa se ishyaka. Mu buzima rero hari impinduka zitunguranye zishobora kuba ziri hafi, ukwiye kwitondera. Swate ni impinduka z'uburwayi, ni impinduka nyine uba ukwiye gusenga cyane, kuko biba bigaragaza ko hari impinduka zitunguranye zikuba ziri hafi, ariko ntabwo ziba ari nziza akenshi. Icyo rero ukwiye kumenya ni uko ukwiye kwitegura. Icya mbere ni ugusenga, icya kabiri ni uko ukwiye kwitegura impinduka, kandi wige kugenzura amarangamutima yawe. Ushobora kurota isoko rishaje cyangwa rifite ibicuruzwa bibi. Ubwo tugeze ku cya 4. Niba urose isoko ukarota isoko rirashaje cyangwa rifite ibicuruzwa bibi, bishobora kugaragaza ko hari ibintu mu buzima bwawe bishaje cyangwa bidafite umumaro. Niba urose isoko ariko ukabona bifite ibicuruzwa bibi, biba bigaragaza ko hari ibintu mu buzima bwawe bishaje, cyangwa se ibitekerezo bishaje, cyangwa se ibintu bitagifite umumaro. Rero mu buryo bw'imitekerereze waba ukwiye kureka imyitwarire cyangwa imibanire itagufitiye akamaro. Niba hari ibyo ukwiye kurekura, niba ari inshuti ukwiye kurekura, ibintu birasaza. Niba ubona ari ibintu bikukonsoma, biguhombye, ibintu hari ukuntu nawe ureba ukabona ko niba yari n'inshuti ariko ni inshuti ishaje. Ubutumwa bw'ingenzi rero ukwiye gukura muri izo nzozi ni uko igihe kiba kigeze cyo gusukura. Hari ukuntu umuntu afata telefone agafata nimero, yarangiza akavuga ngo ari gusukura telefone. Igihe kiba kigeze cyo gusukura ndetse no gutangira bundi bushya. Uvuga ngo haba ari ibyo bukwiye kurekura mu gihe cyose ubona ko bitakigufitiye umumaro. Niba ari inshuti zitagifitiye umumaro, niba ari akazi katagifitiye umumaro, niba ari ibintu runaka bitagifitiye, ari ibintu bukwiye kurekura. Reka nze turebe ubusobanuro bwa 5 kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Ushobora kurota isoko rinini cyane utabasha kurangiza kurireba. Ni rinini ariko ni kinini, ukabona ntiwarabasha kugiheza. Icyo ushoboye kumenya rero bisobanura ku buzima, bisobanura ko ubuzima bugushyiraho ibintu byinshi birenze ubushobozi bwawe. Ibi biba bisobanura ko ubuzima bugushyiraho ibintu byinshi birenze ubushobozi bwawe. Ikindi biba bivuze ko wumva urengewe cyangwa se ufite inshingano nyinshi. Uvuga ngo haba ari inshingano nyinshi, haba ari ibitekerezo byinshi byakurengeye, byinshi kabisa. Ubuzima buba bugushyiraho ibintu byinshi birenze ubushobozi bwawe. Uvuga ngo uba wikoreye imitwaro, ukuntu rero ukabona nk'umuntu, ukabona yikoreye imitwaro ya famiye, yikoreye imitwaro ye bwite, yikoreye imitwaro y'ubuzima, ukabona yikoreye imitwaro y'abantu, yikoreye ibintu birenze uko ari n'uko angana.
Ubutumwa bw'ingenzi rero ni uko uba ukwiye gusenga kugira ngo Imana ikugabanyirize imitwaro. Ikindi cya kabiri, niba hari imitwaro ukwiye kugabanya nawe ubwawe, igabanye. Ibyo ukwiye gushyira imbere ni iby'ingenzi. Hari ukuntu umuntu ubona yikoreye n'imitwaro itari ngombwa, ukabona umuntu arimo kurera umuntu nawe wakireze. So rero gabanya imitwaro itari ngombwa. Reka nze turebe ubusobanuro bwa 6. Ushobora kurota isoko ryo mu cyaro. Ibi bisobanura gusubira ku mizi, ku muco cyangwa ku buzima bworoheje. Ushobora kuba rero ukeneye ituze no kugabanya umuvuduko w'ubuzima mu gihe urose isoko ryo mu cyaro. Nanone ushobora kurota ukarota isoko ryo mu mahanga cyangwa se ukarota isoko ry'ahantu utamenyereye. Ibi bisobanura kwinjira mu buzima bushya cyangwa se mu rwego rushya ruhambaye. Cyangwa se mu buryo bw'amarangamutima biba bivuze ko hari ubwoba bwo kugerageza ibishya, ariko nanone ko ufite amatsiko. Reka turebe ubusobanuro bwa 8. Ushobora kurota utarimo kubona inzira yo gusohoka mu isoko. Uri mu isoko ariko ukabona wabuze inzira igusohora. Ibyo rero bishobora gusobanura yuko uwafashwe wumva nawe ubwawe uziritse, uboshye, cyangwa se ko utazi aho ujya. Nibyo bya bindi tuvuga ngo inzozi zose twarose niyo ari inzozi z'umuruho, inzozi zidakwiriye, inzozi z'abadayimoni, tuba dukwiye gusenga kugira ngo Imana ikubohore. Icyo gihe ni ikimenyetso simusiga cy'uko uboshye, uba ukwiye gusenga kugira ngo Imana ikubohore. Icyo gihe biba bisobanuye ko ushobora kuba uri mu cyerekezo kigoye cyangwa mu kibazo kitabonerwa umuti. Inama nakugira rero, shaka akanya ko gusenga. Shaka akanya ko gusenga. Imana ikomeze ibane nawe, ubuntu bw'Imana bukomeze bukuzenguruke. Imana ibahe umugisha, ineza y'Imana ibabeho, icyubahiro cy'Imana kibazenguruke. Reka nze wenda dusoreze aha ngaha. Tuvuze ibintu 8, nari navuze ko tuvuge 10. Reka ubutaha tuzavuge ibisigaye. Mukomeze kugubwa neza. Shalom.